Turabasuhuje mwese mudukurikiye ndetse tubahaye ikaze aho muherereye mukurikirana ibiganiro binyura kuri ino YouTube channel Star Technology. Muri ab'agaciro cyane, mugira amahoro. Hanyuma rero iyi ni video tugiye kubereka igaragaza uburyo wakora wallet. Hari abantu benshi bagiye bibaza ko ino coin izaba launched mu mwaka wa 2022 turimo, ndetse sinakera cyane. Ubu tuvugana kuri no video harabura ukwezi kumwe kugira ngo tugere mu kwezi kwa gatandatu muri mainnet yayo. Ese ibijyanye na TestNet ndetse no gukora wallet byo byifashe biti? Iyi video rero yikurikirane urebe uburyo wakora wallet kuri Bitcoin Satoshi, ubashe kohereza no kwakira test Bitcoin Satoshi, urebe uko bimeze, wimenyereze uburyo bizaba bimeze nimara kuba launched, kugira ngo hatazagira n'ikibazo kibamo nyuma ukaba utabasha kugikemurira kubera ko wenda se utabashije kubyitoza. Reba ino video rero urebe uburyo bikorwa. Mbere na mbere turanza downloading application. Ni application idufasha mu gukora iyi wallet ya Bitcoin Satoshi. Ni application yitwa MetaMask. Urayisanga kuri Google Play Store, urajyayo wandike MetaMask, ubundi uze ukore install. Aha bitewe na connection ukoresha n'ubundi nkuko bisanzwe bizihuta cyangwa se bigende gahoro bitewe na connection ufite, ariko hano turimo turabereka, si ngombwa ko wenda tuza kwerekana neza mpaka irangiye uburyo downloadinga. Turimo turabayobora uburyo wabikora. Hano urategereza ho gatoya muri pending ibanze verify, Google Play Store ibanze verify. Uzategereza kuva kuri rimwe kugera mpaka bibaye 100% ibaye installed, ubundi ukomeze n'ibindi turimo turerekana hano. Yes, hano imaze kuba downloaded na install, right ukora hari open, ubundi uyifungure. Irafunguka muri buno buryo, haza kano ka icon gatoya kabo niko kabanza kuza, ubundi nyuma igahita ifunguka neza. Nabwo bishobora gutinda cyangwa se bikaba vuba bitewe na connection ufite, ugahita ugera kuri no page aho baguha ikaze. Hanyuma hano nurangiza baraza gusaba gutangira get started, uhakore wuzuzemo ibisabwa. Uruzuzamo ibisabwa byose nkuko babigusaba. Hano impamvu wayisaba umukara nuko ibyo wuzuzamo ni ibintu biba biri private, ku buryo no gufata screenshot yaho cyangwa se gufata screen recorder bidapfa gukunda keretse ukoresheje kamera y'indi telefone. Hanyuma rero ntago ari ibintu bikomeye, urashyiramo email yawe, ushyiremo password, haba ari buguha amagambo akubwire uyandukura ahantu, hanyuma uze kongera uyandike nkuko yakurikiranaga. Nyuma nibirangira uhita ugera kuri no page gufungura wallet iriba birangiye. Ugeze kuri page noneho bakwereka home screen yayo. Ahangaha uramaze gufungura account kuri MetaMask, hasigaye noneho gushyiramo Bitcoin Satoshi. Murabona uburyo imeze muri rusange. Ntabwo bahita bakubwira gushyiramo password yawe kugira ngo ukore login. Ushobora guhitamo gukoresha password cyangwa se waba ufite telefone ikoresha fingerprint, ugahitamo gukoresha fingerprint ugakomeza. Iyo ukoze unlock bwawe ni mu gihe wenda warusubiye inyuma ukongera ukagaruka, biragusaba gushyiramo password cyangwa se ku unlockinga ukomeze. N'ubundi ni kuri ya page twari tugiye noneho kureba uburyo washyiramo ino Bitcoin Satoshi nayo ukayongeramo. Hano turaza gukenera link turi buvane muri ino app n'ubundi dusanzwe ukoresha muri mining ya Bitcoin Satoshi, ariko bitewe nuko kuyikopi aho ngaho bidakunda, twashyize muri description y'iki kiganiro. Ushobora kurebamo ukareba iyo link iri muri description, ugakora copy akaba ari yo pastingamo hariya. Ni link ebyiri byanditseho ko ari link ya mbere ndetse na link ya kabiri.
urayikorera copy uze kuyikoresha nk'uko tugiye kubibereka hano mu kiganiro, ariko icyo tugusaba nuko wirinda kuzibusanya ugakoresha itariyo. Hano rero nk'uko muri kubona inzira zose bicamo kugira ngo uyibone, urascrollinga ugere ahari iyo link, urayibona aho yanditse hano tuhagere. Iyi ngiyi visit blockchain browser to view testnet claim data, urakora copy iyo link. Gusa bitewe nuko ngo idakoreka copy, ubwo byagusaba kuyandukura, ushobora gukora copy muri description y'ikiganiro nko twari tubivuze, akaba ariyo ukoresha. Yes, umaze kuyikopi uraza ujye hano handitse browser, uhakore, leta ifungukira muri browser n'ubundi ya MetaMask. Biraba bimeze nk'aho ari browser isanzwe ya internet, nta gishya kirimo cyane. Hanyuma ujye aho handitse search cyangwa se type URL, cyangwa se ujye hejuru ugende upestingemo iyi link aho hejuru, ubundi ukore enter kuri ako kantu ko hasi, utegerezeho gato loading. Birafata umwanya mutoya bitewe na internet urimo urakoresha. Birafungukira hano kuri Satoshi Chain Explorer, ujye hasi aho handitse add Satoshi Network, uhakore. Bahita bakwereka ama transaction yagiye atandukanye aho hejuru n'ubundi nkuko babikwerekaga. Gusa wowe icyo witaho uraza hano handitse add Satoshi Network kugira ngo twongeremo ino Bitcoin Satoshi muri no blockchain. Numara kwikora urabona ibi ngibi allow this to add, wemeze ko ubyemeye nkuko turimo turabyerekana hano kuri video. Bahita bakubwira ko yabaye added success. Ako ni kamwe karaba karangiye, ubwo dusigaje noneho kuza gushyiramo ya link yindi ya kabiri nkuko tugiye kubibereka n'ubundi. Kuri iyi link yo ntago ariyo gusa, ahubwo biraza kudusaba no gukopia wallet address yawe, ari niyo mpamvu tugusaba niba wenda wafungura nk'ahantu hari message wohereza, cyangwa se nk'ahantu ushobora gutayipinga niba ufitemo app ibikora, uraza ugere hano handitse receive kugira ngo tuze kubona wallet address y'ino Bitcoin Satoshi. Urahita ukora hano handitse copy, uyifate. Ushobora no gusikana, ariko ibyiza ni ugukora copy. Uze ureba ahantu uraba uyipestinze kugira ngo tuze kubona uko dukopia nanone ino link ya kabiri. Ushobora kuyikura ahantu hatandukanye, twe hano twayigushyiriye muri description y'iki kiganiro. Uraza ukore copy, dusubire muri ya app n'ubundi urakora hejuru, ujye kuri browse nkuko twari twabikoze mbere, urebe hejuru n'ubundi hahandi twa pastinze ya mbere aba ari naho ushyira n'ingi ya kabiri. Ibyari birimo uraza ubisibe, upestingemo ya link ya kabiri, wemeze cyangwa ukore enter. La loading bahita bakuzana ahandi uri bushyiremo ya wallet address, uyishyiremo aho wayipestinze. Nkatwe twari twayipestinze muri message, uraza ukore copy, ugende uyipestingemo hariya bari kuyitubaza. Ubundi umara kuyipestinga witwara kuri get test Bitcoin Satoshi. Ukimara gukora get Bitcoin Satoshi, ahangaha ni nkaho bukoze usabye ko bakoherereza kugira ngo ucekinge, usuzume ibijyanye na transaction. Ahangaha uhita ubona ko byakunze, byarangiye. Aha rero naho dusoreje ino video. Ugeze hano uraba umaze gukora wallet yawe ndetse no gutestinga.
turagusaba rero niba hari n'ikindi kibazo waba ufite ku bijyanye na Bitcoin Satoshi cyangwa se zino coin zindi tubasha gutangaho amakuru, ko wakitubaza wagishyira muri comment, ntacyo bitwaye niba utarakora subscribe ukayikora, ubundi tugakomeza kugendana neza. Amakuru rero nakagaruka ndetse n'ubujyanama nk'uko dusanzwe tubibagezaho naho butaha.